GASHUGI wese muri umugabo ntagwereza ibyo nirirwa mpereza abandi bagabo kigori umva umva rero nkeneye ngo undangire ahantu heza nasohokana akana nkagasosora kuko uramutse unyiciye gahunda nahita rwose isomo ubwira ibyawe byose njyewe rero ntago ndi yanyoni yavuye mu cyari itaramenya kuguruka bakayifatisha intoki icyo nshaka kuvuga nawe uracyumva ndiyabura akamubwira burya inzu y'umwanzi iyo ukuye n'agashakamburiro kamwe burya ubukoze uriruhutse ukajya atenga hwi naho ubundi nta kindi ngamije rwose usibye kugushimisha nkagushimisha nawe ukanyurwa kasema gahunda ureke amagambo uriteguye se ngo dusohoke cyane rwose urumva ushaka ko dusohokera umva ukumbuye ntabwo nshaka kujya kure nka yesi wumva ari nka yewe wumva ushaka i Remera hari akabari niba ari akabari niba ari moteri ariko barambwiye ngo ni heza haba n'ibyumba byiza cyane urasi ho twajya wegenda witegure nimugoroba naza kuguhamagara nkubwire aho unsanga sibyo sawa sawa kandi wice gahunda umubare ntiwice gahunda ntago ndi buyice nice gahunda sibyo sha uyibuke uyibuke rwose ntugikire gahunda nari kuba narigendeye amafaranga uyamariye mu bagore GASHUGI hindukira mubyeyi GASHUGI hindukira papa ni mu kazi nturabona ndi muke wazindutse cyane nawe nazindutse ese papa ariko n'icyo wa mwana nyine ariko ubundi wajya umbwira nkaza kugufasha akazi amafoto yose yagukundiye niko sorry mu biki mu nzu ese papa ko nashaka kugusaba gaheshya kwiki nashaka kugusaba gaheshya ariko reka maze nkubaze kare muri iyi minsi urwaye indwara uba muzima warasaza cyangwa imbwa kuri gase mu karenge harya reka nkubwire kare ntabwo ari gusa ndashaka kujyana mu barangi ndashaka kujyana mu barungi naho ngo nabarangi bahagusengera kare ko nta bazimu ufite mu mutwe ufite umudayimoni wagira ngo ni turawansi si ukubeshya ufite se kibi yakwaritsemo umva nkubwira ikintu kimwe rero kwanza ntago uruhushya ntarwo ubona papa wambabariye ko kukanyuma ariko ibi ni ikigogo urashaka kuvuga bw'iki rw'iki ni umwana wakoze accident bari bambwiye ngo njye kumukura ese igihe cyose ni impanuka shaka iri inyuma umbeshye umva ikindi nta nicyo ushaka kumbwira kindi we dayiri ntabwo njya impaka nawe ndiso ntabwo njya impaka nawe mvuze ngo iki ntabwo njya impaka nawe ntabwo tujya impaka ntabwo mpari ngiye kugihuye mu kazi ntabwo mpari umenye urwo kandi toka imbere genda hosha kwivugisha baramutse neza bari mu kazi ahajya uza nkagufasha fatwa wiraka vuna umuheto bite subaye akoma mu bundi buriya papa dupfiki igenze bite ikintu cyose mubwiye no kujya hakancihura ubundi buriya tuba dupfiki wari umubwiye iki sinari mubwiye ko hari umwana w'inshuti yanjye se ngiye kujya gusigaraho kwa muganga koza accident none yanze kunyumva
we genda witegure nimugoroba naza kuguhamagara nkubwira aho unsanga sibyo sawa sawa kandi wice gahunda umubare ntiwice gahunda sibyo ntago ndi buyite ntiwice gahunda sibyo sha uyibuke noneho hari ahantu agiye kujya genda witegure nubona agiye nawe uhita ugenda sumva arata mama ahubwo ako kare nze nanjye ngende Twongeye turahuye pe. shaka gusa ndizera ko utakigira umuntu nk'uwa kera Umva ye. Umuntu wese ko tubona nawe ugomba kumbwira dore ko inshuti nava ku nzira. ndambwira dore wasanga urusaku rwa none rugiye kuvamo ibintu bizima by'ingirakamaro dore ko aboro babiri basangira umwerera ndambwira Umva ye gabanya mu magambo yawe ariko ahubwo mfite ibinini. ibinini se by'iki kandi by'umutwe se Kunono na Romeo. Ori inzanga irenze z'abandi. Ntabwo uzi ko kabutinite y'umugore kwikuruza. umva shambwira uvana ibyo binyarwanda byawe ngaho ntumva Umva mfite ibinini bituma ariko umukobwa adasama cyangwa umugore mu gihe akoze imibonano mpuzabitsina. urabifite saha Wowe nshakira abakiriya kandi nzayambahera make. nyereka se ndebe nimba ubifite hano Ariko umva. wenyereka nzajya nkuzana abakiriya Reka. Umva nagendanye kimwe. Ubwo nyine nawe urabyumva. Kuzajya ubandangira umva bimeze neza cyane. kirakora neza se mu masaha angahe se Iki? Mu Mu masaha minsi 3 kabisa. Amasaha 72 gikora umuti. umva duhuye ndi mu kujya mu kazi rero kambitware njya kweseye sibyo kugira ngo nzakuzanira abandi bakiriya nizere ko ufite byinshi Ibinini gusa se? Humura rwose. Sinabibura keretse uruganda ni rufunga. twebwe mu kazi kacu turabikenera buri munsi so rero fata nimero yanjye ko yanjye nge nayisize kubera nirukankaga Kibazo umbwira kabisa mbakorezeho. Ariko atansi umva bajya unyohereza abantu bazima. nzamba koherereza abazima iwana bazajya banyura Banyohereza inyatsi nka ziriya. Oya pe. Nandikamo nimero zawe ubwo nzaguhamagara. somba pe rero Harya witwa nde? nitwa Teta Sheri ubwo rero hajya ngo uri manager kanjye kwese Oya nzaba na docteur. kanjye kwese ya Sheri wishimye bitewe umva ngiye kuva mu rugo ngiye kuza ndaje mu kanya ugiye ahandi ndaje no gusanga kuri ya hoteli ndaje no gusanga maje kwitunganya ndimo nitunganya oya ntugire ikibazo ndaje turahurira oya minota nk'icumi maje kwitegura ndimo nitegura nta kibazo kamfata akabaga kamfata akapa nta kibazo sabe take care, I love you. yego Claude Higo ndaje ndindiriye ko papa agenda nkahita nza Higo si i Remera se i Remera muri chambre ya kangahe 12 yego ndaje papa namara kugenda ndahita nza we nugira ikibazo ariko yego ndahita nza sawa amafaranga uyamariye mu bagore uretse gato ariko uzi ko wandaburiza Diane yes gashugi kumemukiye ndagero ngiye mu kazi sibyo ngo ziramuzangiza zigene kwa Sibomana sibyo Ego nibyo. nzagaruka ejo bundi sibyo numva nta kibazo kimwe gihari mumenye urugo nta kibazo yobo ndagiye Sawa. sawa
gashugi aya marira biraha n'agahinda wanteye ko nzi ko ntacyo wamburanye ujya mu bandi wamburanye iki gituma umpemukira Kariza Kariza gashugi kumpemukiye ari wowe nizeraga iyo umenya ko ari uko bizamera ubu noneho wakitegura ukagenda so wagize ngo sinasoje ndagenda nambaye ko cyari cyatwaye ibyo ni ibyawe ngaho ugenda sawa tuzasubira sawa nanjye kanitegure ngende bizamera nari kuba narigendeye gashugi kumpemukiye ari wowe nizeraga iyo umenya ko ari uko bizamera nari kuba narigendeye amafaranga uyamariye mu bagore gashugi hindukira mubyeyi gashugi hindukira papa umva mama aka gasozi kanesheje umutwe weza shamvuye mu rugo ariko ngo naguhaye gahunda kubera inyatsi shamba mbona ururushwe shaka byihorere mana simba nshaka kubyuka biriya bintu umva mana yanjye biriya bintu iyo mbyibutse gusa byambere gahuma munwa nakuri ni ukuri wabivuze ukuri ngo inkoko kaziteteza nk'izindi bati ngiyo kanwa kabi ngaho ukaba umbereye umukecuru imigani aho ngaho mbese uri kubona ko ugiye muko ngiye kureba Claude tu aha ndabuva amashyushyu muri iyi minsi murahararanye sha ni ibintu ngiye kumuhanga atazaneza papa nabindi yenda nyine umuhe agukome nyine umva uko bimeze nanjye ejo ndi yarankomye aranyishyurira benda kumfunga ari muri mideni se atari gashugi wambereye mbwa se gashugi ni papa wandayawe yo mbega disa kana kambaraje ibintu kishyizemo agakari kazi byari gashugi kumpemukiye ari wowe nizeraga iyo umenya ko ari uko bizamera nari kuba narigendeye Niba utavuga neza suri he aho kamwana nahageze nagira ngo twinjirane nyine hataza kugira umuntu udukeka nyine gashugi aya marira biraha n'agahinda wanteye ko nzi ko ntacyo wamburanye ujya mu bandi wamburanye iki gituma umpemukira gashugi kumpemukiye